ndagusuhuje kandi ngo wahe ikaze, tugushimiye inkunga yawe yo kumva uyu mugani ukawurangiza ndetse no gukomeza kubana natwe no mu yindi migani tuzanyuzaho. Nk'ibisanzwe mugiye kubana nanjye Ibayizire Colette. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe umugani witwa inzozi z'umuntu w'umukene. Ikaze nanone mbacira umugani mbabambuza umugani ntuzabika umugani azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Isoro ryita iryo ryisanditse ndararisanze. Bati none ko ufite umunwa muremure, iti inzoga y'ibwami isogongerwa kure. Igishwi cyanyagiriye umuntu rero kitukusa ukwezura ni uguteba. Inkuba ikwitira inyambya kure kumita umugabo ni ugukinga. Umubeshyi w'ikinyoma umuyaga ni igaju. Undi ati nahuye n'imbaraga zizamuka kukarusha ngo iciwe ryayivunnye. Ubusa bwaritse ku manga umuyagura bwarurira agace karacuranga uruvu rurahugeza nyiramusambi isabagira inanga. Inkangu yishe umuntu imbaraga ziramusonga inyangira muhanura. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigaye inka n'ingoma. Hariho umugabo w'umukene atunzwe no kwikorera imizigo bakamwita umudeyideyi. Umunsi umwe ari mu nzira yikoreye aza kunanirwa, aratura maze aricara hasi ngo aruhuke. Uko yakicaye asinzirira ko maze ararota. Mu nzozi ze asubiramo iby'imibereho ye, ukuntu yakoraga ataruhuka kandi ntagire ikimutunga gihagije. Muri uwo mwanya hagoboka umwana w'umusore maze aramubwira ati numvise amaganya yawe nsanga ubabaye cyane, none rero unsaba icyo ushaka cyose. Umugabo kubera ubutindi yari afite amusubiza atabanje gutekereza ati nyagasani ndagusaba ngo ikintu cyose nzajya nkoraho kizajya gihinduka zahabu. Umusore aramusubiza ati nageze ngo uransaba ikintu gifite akamaro, none ni iki nsabye? Cyakora kuko ari icyo ushaka bibe uko ubyifuza. Amaze kuvuga atyo arazimira. Nuko umugabo ashaka kureba ko ibyo umusore amaze kumubwira ari byo. Afata ingata ngo yikorere umutwaro we, ingata ihinduka zahabu. Agiye kureba asanga n'ibyo yari yikoreye byose byahindutse zahabu nsa. Mbega ibyishimo! Umugabo asimbukira hejuru maze ati ahandi he no kuzongera kwirirwa nkora. Kuva ubu nzajya ndya icyo nshaka cyose kandi cyiza, nywe n'inzoga yose nshatse yose, ariko cyane cyane ubuki. Hehe n'ubutindi ukundi, nzongere kunywa amazi ukundi. Hashize akanya afata impamba yari yitwaje ngo asezere ku butindi. Agifata ikijumba ngo atamire nacyo gihinduka zahabu. Yitabaza amazi ngo asome, ariko yasoma amazi nazi kuko nayo yari yahindutse zahabu. Umugabo biramushobera, niko kuvuga ati ndabigenza ne? Umuntu ashobora kubeshwa n'amabuye gusa? Ko nduzi ndya ngasanga ari amabuye, ntanywa ngasanga ari amabuye, ntabwo nikoreye ibyakabara. Iyaba nari mbonyeho nihereza izahabu zose akansubiza ibijumba byanjye, yewe akampa n'amazi yanjye nari nifitiye. Mbaye nka wa wundi wabonye shitamba agatanga ubwo yari yambaye. Ntagatangaye data, uwo muntu wangiriye impuhwe ntiwari umugisha wari rugurumira. Nuko akiri muri ibyo ariko atarabona umusubiza, arakanguka maze asanga yarotaga. Ati mbega amahirwe, bya bindi byose byari inzozi. Imana irakarama, sinzongera kurarikira ibyo nashoboye kubona, ahubwo nzatunga na duke twanjye. Uwakoze cyane kubana natwe ugatega amatwi uyu mugani ukaba ugejeje ku musozi. Ubaye utarakora subscribe wayikora kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro tunyuzaho. Kandi uramutse ukunze ibiganiro byacu waduha like kuko natwe turabakunda. Waba hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi cyangwa se wifuza ko hari umugani twazakubwira mu kiganiro kizakurikira iki ngiki, ukabinyuza muri comment kuko comment zanyu ni ingenzi rwose, turazisoma. Ndagushimiye.